N'abakurikiranira hafi politike ku mugabane wa Afurika basanga hakiri byinshi bikenewe gukorwa kugira ngo gahunda ya Afurika yunze ubumwe yo guhosha intambara burundu yagombaga kugerwaho muri uyu mwaka ishoboke. Zimwe mu mbogamizi abasesenguzi basanga zarakomye mu nkokora iyi gahunda harimo kudakorera hamwe n'ubushake buke bwa bamwe mu bayobora ibihugu bya Afurika. Pasco Buhura. Gahunda 2020 cyangwa Silencing the Guns, ipfundo ry'icyerekezo cyagutse 2063 cyo kubaka Afurika yifuzwa n'abayivuka, yemejwe na Afurika yunze ubumwe ubwo uyu muryango wizihizaga isabukuru y'imyaka 50 muri 2013. Muri 2016 Kigali nibwo byemejwe ko intambara zigomba kuba zihagaze burundu, ari byo byahawe izina ryo gucecekesha imbunda bitarenze umwaka wa 2020. Impuguke muri politike no gukemura amakimbirane John Mugabo asanga iki kibazo cyarabaye agaterera nzamba. Ni icyifuzo ariko kitabanje gukorerwa inyigo, kuko gucecekesha imbunda ntabwo ari ubwabo bishingiraho ubundi. Ubanza kureba ngo izi mbunda uzicecekesha kwanza zisakurishwa n'iki, zituruka hehe, ni bande ibyo rero ni ibintu bigari. Ni ibintu bigari cyane, ntabwo ari ibintu byafatirwa ibyemezo n'abantu bangahe bicaye muri Afurika, kuko ikibazo cy'imbunda kirenza Afurika. Gucecekesha imbunda byihutirwa nkuko byemejwe mu nama y'i Kigali muri 2016 nuko iterambere ridashoboka mu gihe uyu mugabane waba ukomeje kugarizwa n'ibibazo by'umutekano muke. Gusa hirya no hino mu bice by'uyu mugabane, intambara, imvururu za politiki n'ibindi bikorwa bihungabanya umutekano birakomeje. Kuri Mufti w'u Rwanda akaba n'impuguke muri politike mpuzamahanga Sheikh Salim Hitimana, kimwe na John Mugabo, haracyariho inzitizi zigomba gukemuka. Abanyafurika bose ntago bari bumva ko rimwe na rimwe hari n'ububasha cyangwa n'ubushobozi bifitemo. Ubwo bubasha bwose, ibyo byose turi kuvuga, Abanyafurika turabifite. Ugiye kureba imbaraga z'ubukungu turabufite kurenza imigabane yose. Imbaraga z'abantu, uzi ko ari uwo mugabane utuwe n'abantu bakiri batoya, indi migabane abantu bari mu marembera. Ibi byose nibaza ko Afurika ibifite iramutse yitandukanyije n'imitekerereze y'ubushize, tuzajya mu njyana nziza kandi Afurika izagira ubuzima bwiza. Ni cya kintu cy'ubumwe hari hagati yacu, ni cya kintu cyo guhora dusa naho dufite undi dukorera atari abantu bacu, abaturage bacu. Ni cya kintu cyo guhora dukundishwa, dusa naho dukundishwa umugabane n'abantu bacu aho kuba twisanga muri urwo rukundo rubakorera. Ibyo rero bizakomeza kuba ikibazo, ariko hari byagiye bigerwaho dukwiye kwishimira. Abakurikiranira hafi ibibera kuri uyu mugabane basanga bitari koroha kugera ku ntego mu myaka 4 gusa, hashingiwe ku rusobe rw'ibibazo bitera ihungabana ry'amahoro n'umutekano muri Afurika. Ibibazo by'intambara, izo mbunda uri kuvuga, nta ruganda muri Afurika, si South Africa n'ibihugu bikeya byo mu bihugu by'Abarabu, ariko nibaza ko imbunda nyinshi zikorerwa hanze y'umugabane wa Afurika. Aba rero bazikora nabo bakeneye kugurisha imbunda, ntabwo bakora imbunda zo kujya gustoka mu byumba by'ububiko. Ni imbunda zizakoreshwa, agomba gutegurwa intambara, agomba gutegurwa gahunda nk'izo imbunda zakenerwa. Ibi rero ni ngombwa ko Abanyafurika bagomba kubisobanukirwa. Ari nabyo nakubwiye nti bigomba no guhera mu gihugu bwacyo. Harimo gutsindwa bitewe n'ibyo jewe ntekereza ko barihuse bavuze ibyo bifuza cyane batapfa gushobora. Bizagorana rero, bizasaba imbaraga nyinshi, bizavunana, bishobora no kutagerwaho kimwe nuko byanagerwaho bitewe n'uburyo byakozwe. Inama ya 33 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma b'ibihugu bya Afurika iteganywe ya Addis Ababa mu mpera z'iki cyumweru, aho ifite insanganyamatsiko igaruka ku gucecekesha imbunda nk'umusingi w'iterambere rirambye ry'uyu mugabane utuwe na miliyari 1 na miliyoni zisaga 200. Pasco Buhura, Televiziyo Rwanda.